Yego ndarufite rwose. Hari icyo utekereza cyaba ari imvano y'uko kugutumiza gushyashya? Nta mpamvu ntekereza na ntoya, kuko turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kandi yewe muri iyi minsi ndi mu bihe byo kwibuka umutware wanjye wishwe urw'abashinyaguro mu mwaka wa 2015, ndetse iyo gahunda yabaye muri iyi minsi weekend ishize yo kuri 27 yishwe mu kwezi kwa kabiri kwa 2015 ku itariki ya 4, kandi nanone bihurirana nuko twinjiraga mu cyunamo cy'abacu. Nta kindi nzi cyaba gihari cyo muri iyi minsi. Uvuze ku byo kwibuka umutware wawe nk'uko umwise, muri icyo gikorwa hari amagambo yavugiwemo, harimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari we wayavuze. Byaba ari byo koko? Waba warayavuze cyangwa barayagutwerera? Yari amagambo n'ayanjye rwose, niko nayavuze, ibyo navuze niko biri. Hari aho uvuga uti bamubaze ndeba, ushaka kuvuga Asnah Paul Rwigara. Ubundi uburyo buzwi byashyizwe ahagaragara n'inzego z'iperereza mu Rwanda nuko yishwe na aksida. Ntutekereza ko gushinja ubutegetsi kumwica bishobora kukubera intandaro yo gukurikiranwa n'amategeko? Ntutekereza ko ariyo mpamvu wongeye gutumizwa? N'ubu nabisubiramo Monsieur Mutagoma, niyo bantumiza nabisubiramo, nabivuga ntarya indimi kuko byarabaye. Bamuzingazinze mu isashe ndebage n'umwana wanjye, bari bamwegetse kuri volant. Iri aksida bavuze ni ikinamico, ibyo nibyo nafungiwe, ibyo naburanaga, n'uyu mwanya bibaye ngombwa nabiburana. nta rimanganya ririmo, ni nko kumubaga niko navuga, kuko bamuzingazinze mu isashe baramupfunyika ari muzima, babanje kumwegeka kuri vola. Iyo kinamico ya aksida bayikoze, baramwirukankana, dusaba kujyana nabo baranga, tutazi iyo bamujyanye. Tugeze kuri police dusanga ku bitaro bya polisi yari Kacyiru, dusanga bagiye bamuhondahonda ngo bamumare mu mwuka. Tugezemo baramutwima, nabwo baseka agishyushye. Nari kumwe n'umwana wanjye Anne Rwigara. Ntabwo rero ari findafinda, ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Muri ariya magambo anyura kuri internet hari ahantu hasa n'ahagaragaza yuko hari ibintu byinshi ucecekanye utavuga, kuko hari aho uvuga uti ngiye mu madetaye mwatangara. Kuki uceceka? Uratinya kuvuga? Monsieur Mutagoma, ntacyo mpishira. Ubwo isaha rwose bitaragera ngo ibintu bivugwe, nacecetse byinshi. Nacecetse abunzi banyiciye umugabo ku manywa y'ihangu, bamuziza icyo tutazi, bamuziza ibye. Nacecetse ubugome bw'indengakamere bw'abantu baje barigize intama ari ibirura, liste y'abamwishe n'ubugome bamugiriye n'iterabwoba ryari ryarabibanjirije. Hari ibyo ntavuze, ntaravuga. Ubwo igihe nikigera nzabivuga, ariko ntabwo nabihishe. Ntabwo nahishira ubwicanyi bwangiza umupfakazi, bukangirira abana imfubyi, bukagira abagore b'abanyarwandakazi abapfakazi, bukagira ababyeyi impfusha, bukatwicira abana. Ntabwo nabiceceka. Ni ibintu nahagazeho, ni ibintu mpamya. Niba ari icyo rero banyohereje iyo convocation, simbizi. Tugaruke kuri ririya jambo wavuze mu kwibuka. Hari aho wavuze uti Uwiteka Nyiringabo arakurambiwe, arakuranduye, arakwandagaje, arakurimbuye. Urangije uti ubwo ndabwira agatsiko. Ntabwo ufite ubwoba ko muri uko gutumizwa hari abavuga bati wabwiraga inzego z'ubutegetsi cyangwa se inzego z'abanyacyubahiro ukaba wabikurikiranwaho? Ntabwo bimpangayikishije, ubwo bwari ubuhanuzi. Uti urwandiko rugutumizwa rufite, ubu rero uri muri tegura kwitaba ubugenzacyaha? Ntabwo nzitaba mu cyunamo, nta burenganzira bafite bwo kuntumira. Natangiye umunsi natangiye kunamira banjye bazize jenoside yakorewe abatutsi, kandi n'ubu ngubu ngikorerwa. Utitabye rero birashoboka ko bakoresha ingufu z'ubutegetsi kugira ngo witabe ubugenzacyaha. Biramutse ari uko bigenze, wenda wagerayo ntugire amahirwe yo guhita ugaruka, cyangwa se wenda bakaba bagutindana, urumva n'iki wavuga? Icyaba cyose icyo navuga ni ukuvuga ngo
ntabwo nzava ku ijambo navuze kuko ntabwo ryari uburimanganye, kandi sinzareka gukurikirana abanjye aho bari barenganye. Nibashaka nibarambike ubugome hasi, nibarambike ubugome hasi, kuko mu ijuru hari Imana itabara kandi ireba itarebera. Irindi jambo navuga ni uguhumuriza abanyarwanda aho bari hose, cyane cyane abacitse ku icumu, imfubyi n'abapfakazi bigunze, badafite kirengera, badafite igitabazi. Imana iduhana umugisha. Madame Adeline Rwigara, urakoze cyane kuvugana na Radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe. Imana. Kugeza ubu ngubu tuvugana ntabwo yari yitaba. Yabamenyesheje impamvu atitabye? Kugeza ubu ngubu ntabwo impamvu atitabye yari yayitugezaho, ntabwo arayitumenyesha. Umwunganira mu mategeko, dufite amakuru atubwira ko yabandikiye abasaba yuko ugutumirwa kwe kwasubikwa kubera ko atari mu gihugu kugira ngo ashobore kuza kumwunganira. Ubwo busabe ntabwo turabubona, ariko amasaha y'akazi ntararangira. Ubwo niba hari ubwo yanditse cyangwa ubwo busabe yabutanze, ubwo buratugeraho. Mbese ubundi mwari mwamuhamagariye iki? Icyo twamuhamagariye ubundi niwe ukimenyeshwa, niwe kandi akimenyeshwa hageze, ubwo nahagera tuzakimenyesha. Amategeko y'u Rwanda ateganya iki iyo umuntu atumijwe kuri RIB ntiyitabe? Umuntu uhamagawe n'umugenzacyaha ku mpamvu z'iperereza ategetswe kwitaba. Iyo rero atitabye, tuzamuha ubundi butumire. Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane.